Musenyeri Kambanda Sikopi mushya ashobore gutahana umugisha wa Papa n'ubutumwa ageza ku bakristo ashinzwe. Niko byagenze koko. Ntihaciye iminsi ubwo tariki ya 20 Gashyantare yaduhawe Umwepiskopi wa Kibungo. Nyuma y'uruzinduko bagiriye i Roma, Karidinali Kambanda akomeza ingendo muri paruwasi zose zigize diyosezi ya Kibungo. Yereka abakristo umushumba mushya wa Kibungo. Agihabwa ubuseseridoti, Musenyeri Kambanda yatangiriye ubutumwa bwe nk'umwarimu akaba n'ushinzwe amasomo mu seminari ntoya aho ni Ndera i Kigali. Kuva mu 1993 kugera mu 1999 yagiye gukomereza amasomo muri kaminuza i Roma, ahakura impamyabushobozi ihanitse muri teolojiya. Kuva mu 1999 kugera muri 2005 yabaye umuyobozi wa Caritas ya Archdiocese ya Kigali, aba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Archdiocese ya Kigali. Yabifatanyaga no kwigisha mu seminari nkuru ya Nyakibanda, akaba n'umuyobozi wa roho mu seminari nkuru ya Rutongo. Kuva 2005 kugeza 2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Kabgayi. Muri 2006 kugera 2013 yagizwe umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2013 nibwo Papa Francis yamutoreye kuba umushumba wa diyosezi ya Kibungo. Intego ye ni utu vitamin habent, bivuze ngo bagira ubuzima. Mu Gushyingo 2018 nibwo umushumba wa Kiliziya Katolika ku isi Papa Francis yemereye Musenyeri Tade Ntihinyurwa wayoboraga Archdiocese ya Kigali kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, amusimbuza Musenyeri Kambanda Antoine wanayoboraga diyosezi ya Kibungo. Mwakoze cyane. Nge nari Yusufu Mugwaneza. Ibirori byo kumushinga Archdiocese ku mugaragaro byabereye kuri Stade Amahoro kuwa 27 Mutarama 2019. Kambanda Antoine ni umunyarwanda akaba n'umuyobozi ukomeye muri Kiliziya Katolika, wabaye Archiepiskopi wa Archdiocese Katolika ya Kigali kuwa 11 Gushyingo 2018. Mbere yaho, guhera muri 2013 yari umushumba wa diyoseze ya Kibungo. Kuwa 25 Ukwakira 2020 Papa Francisco yatanga